Yesu we yababa igikuba cyiza yababa we kuzukubite yababa we mbega amatayi n'inka y'igitunguru mama we nyiragaso nakumira none wowe usigaye ugenda mu nzira wivugisha oya ahubwo vuga ngo akumbiro nta kabuno kawe kumbi ahubwo ibibuno bitoshye mama we wabonye umwana sha ari hehe si nguyu urimo kumureba nyiragaso ari hehe nguyu ntabwo urimo kumureba namba ariko uzi ko utareba ibibuno byiza ibibuno ni ibyande murungi hafi imbambare y'umukobwa iri hengo nyeri imbambare bakubwira ngo nasara ndakafire zaributsa waraje kuko nanjye ko umunyamujyi abasore benshi abakobwa benshi bakunda ubuva muri mujyi wapi ntabwo bakunda favori ahubwo wowe waracika rudu wagira ngo nabonye se ariko be bitari ibanga nanjye ndego ntabwo bizafasha gukunda ariko cyane cyane ngukunde bagiye muri salo bamucoze umva barakuryoshera ugatangira bushyashya rero turajyanayo nawe sibyo shema ryanjye urukundo gukunda umva umunsi wifuza ko ikintu kimwe cyagucumuka igihe kinini nimaze naseka rero nkumva no kujya mu gituza sheri amaze ryanjye sinzengera mutetera nkumva nzagutenguka kukubura keretse wenda urupfu rwonyine sheri rwatandukanye Karashara mama bino hano agakunda Lidiya akazi Lidiya oya mama Lidiya ntabwo muzi nta hantu muzi pe nibyo oya nta hantu muzi genda umbwire uriya mukobwa Nyirakidebi azamubwira mwereke ikintu azamubwira gusa reka njye kumureba ntutinde ntabwo ntinda byinshi twavuze icyo ashaka kukubaza ni kimwe Lidiya ari Lidiya urambaza Lidiya se ngendana nawe ko numva umubaza nk'uwamutaye se cyangwa umuntu yibye urashaka ubundi yakoze iki kumvira rwose ngo mutase n'igiceri ni pike mutandamubitse mu mufuka uretse guhura nasambwira ukuntu yamunaniye ndashaka kumbwira Lidiya aho ari mwereke icyo ngomba gukora njye se nshinzwe amakuru y'ibyananira
haguruka haguruka genda nzamwishakira haguruka se wenda wabona munini na bamwe buri kidebe koko umva nzamwisha naho muzahurira uzamubwira ngo nindamukamuye nabo azambona bose aduhabwire kujya kwica kaka jamo iki gitibuzi ibintu cyankoreye cyari kigiye kundaburiza amazi iki jamo ntabwo nakemera kiguma muri timu yacu winkoraho wambikwa tayari boss ibitugu byaberana n'umutarimba boss cyera bitonatera gukora kabisa umva agafu ko tayari kichwa wana kabisa tayari BJS foto yo ja ngure tayari boss ishobora gukora agashya twebwe tutakora sibyo nagira ngo mbamurikire indwanya mafuti yes bare ase boss mafuti ko muzima busanzwe n'ubundi ari ikigoryi uyu nguyu yaradufashe ego boss icyo kibazo ni cyiza n'igicucu boss icyo kibazo ni cyiza nshaka ko musobanukirwa kwango mafuti aje mu buryo bw'abazanga ntimumubone mu isura y'amafuta ahubwo ni bazanga nazanye icyo azajya akora cyose azajya ajijisha nyuma y'akazi mwakoze kugira ngo batagira abadukeka ikigoryi na misi yari wamaye ushize nicyo kijye kundaburiza nibyo njya kwica ukarakana ikigoryi cyari kindaburije none ugiye kukigarura muri misi yo kweda none ndagira ngo ntimumwitiranye ndagira ngo biyereke neza ku buryo azajya adukorera akazi aho ku mugani ngo none wamukeka Mwiriwe umva mwakwihangana mukafasha naringize akabazo gatoya amakuru se ni meza nanjye ubu nsiriya kure rwose mu nda bimeze nabi mwakwihangana mukandangira inama abari resitora iteka ibijumba ni ukuri ndashonje kandi bijya bimfasha nshonje nk'uku nguku tambo nta kibazo ariko nari mfite aho ngiye ushobora kutahamenya kuko ntabwo wahamenya ikintu ngiye gukora nkasubire nanjye hari akantu mva nafata noneho ndaba ngaruka ndagufata akawe murakoze rwose ugeze neza nta kibazo ariko umeze neza oya nta kibazo mafuti yes boss yereka abapatsi
bose umuntu ashaka gupfa. Iyi ni indwanyikazi yanjye ikomeye kandi nizera. Aho ngeze niwe wakagombye kuba uhangejeje. Naze yishyire mu muriro, naze yiyahure. Babinika, yareka icyo gukora. Nugere kuzimu. Mutagira ngo rero sasa hari utabiyeretse ariko ko muranga mufite tekinike zitandukanye. Uyu nguyu ku cyuma arakegeta. Narabyumva? Okay. Ikintu mbashakaho mwese ni umusaruro kandi ikindi mbashakaho ni akazi kihuse gakorwa vuba. Narabyumva? Kabeneka Nose bose. Ngushakire n'akawunga n'inzara yatwishe. Imyitozo yari danje. Danje. Urashonje. Ndashonje. Wumvise icyo ugomba kwitaho mbere ya byose? bose mundekeye ndamwitaho. We iyo mitoto sha. Uramburuka wowe. Oya gahoro. Yes we. Oya bose. Eko wamubonye? Amashereka. Nose bose wowe ubyimba utari. Nani kuvuga? Muri muyahe. Bakoresha inama. Hanyuma repote bagara. Bose ndabyitaho. Kandi njye nagiye. Kwanza mubaze mu mwite. Njye nagiye. Ndi nkozo. Ntabwo hagati tukavugana. Nzaranye. Wenda kubisoma. Okay, ntagiye dufitanye. Bose ibyo nzo mwese nabyumvise. Buri wese azi inshingano ziwe. Aho kwakanyije ubuzima, nimuje mu miteho. Buri wese azi akazi agomba gutuma. Mugenda mukajya mu karasi ugomba guhura mu hayi. Kandi bwibanga amakuru ku gihe. Sawa.